Yewe nitwa Joseph Rutabana. Uyu mubyeyi twibuka ndi umuhungu we, ndi umwana we. Ndi umwana we wa kane. Yambyaye ubwa kane, hari abandi batatu banduta. Rero kumuvuga ibyo mwibukaho ko twabanye byaba birebire cyane, ariko reka ngerageze wenda kubihina muvuge. Mama wenda reka muvuge nko mu byiciro bitatu. Ntangire turi aha ngaha mu Rwanda tutarahunga, nubwo nari nkiri muto. Icyo gihe muzi papa akiriho, dufite ababyeyi babiri. Icyo gihe rero iyo ukiri umwana ufite ababyeyi babiri, hari ukuntu wenda udashobora kumenya cyane uti mama ameze gutya, papa ameze gutya. Icyo gihe ariko nibuka ko mama tukiri abana bato yatuhaga disipurine nziza. Niba mugiye ku ishuri mugomba gutaha kare, mukaza mugakora ibyo mugomba gukora bikajya ku murongo. Yakundaga ibintu biri ku murongo cyane, ukabona ko ari wa mubyeyi ushaka ko abana be bagira indero nziza, bagendera ku murongo, badakora ibyo bishakiye. Nari muto ariko iki kintu ndakimwibukiraho kandi ndakimushimira cyane. Nyuma umubyeyi wundi wacu yaje kwicwa, turahunga tujya mu gihugu cy'u Burundi. Urumva rero ko yarasigaye ari wenyine, afite abana batandatu agomba kurera. Bitanoroshye, urahunze, noneho twabaga mu misiyoni mu Rwanda, noneho tugiye kuba no mu mujyi ahantu i Bujumbura. Byari bikomeye, ariko ikintu navuga muri icyo gihe twabaye i Burundi turi impunzi, ari we wenyine usigaye. Yarahagurutse aratubwira ati tugomba gukora. Yakundaga gukora cyane. Yajyaga akunda kuducira umugani akanavuga ati na Bibiliya iravuga ngo udakora ntakarye. Akavuga ati, akatubyutsa kare mu gitondo ati nimukore, abajya mu ishuri nimujye mu ishuri, niba ari muri vakanse nimubyuke, mujye kumesa imyenda, mujye gukora ibi n'ibi, batumana. Yakundaga, mama ni umuntu ukunda umurimo cyane, nta bunebwe yagiraga na gatoya. Buri gihe yabaga ashaka ko abona abantu bakora. Ikindi cyiciro navuga ni igihe twatashye mu Rwanda, turataha tugaruka mu gihugu cyacu. Turaza, mama ntabwo yari akiri muto cyane, yaratangiye gukura, ariko nabwo nubwo wenda icyo gihe twari tumaze gukura, dufite imirimo twese tumufasha, ariko nabwo yakundaga gukora cyane, ku buryo njya nibuka muri iyi nzu yari amazemo imyaka 25. Akimukira aha ngaha, hari igihe amazi yajyaga abura, muri Kigali amazi yaraburaga cyane. Mama yakumva amazi nubwo yaba saa 8 nijoro aje, akabyuka akarara avoma aha ngaha, yirya avoma. Twaza mu gitondo tuje kumureba ngo tumufashe tujye kumuvomera amazi atoya, ati nijoro amazi yaraje, ati ndaranyavoma. Ni umuntu nubwo yaratangiye gukura ariko yaragikunda umurimo cyane. Ubwo ni urugero nari ntanze. Mama rero yabayeho ubuzima bufite purpose, ibyo bavuga living a life with purpose. Ntabwo yagiraga ibintu atabiteguye, atabiteganyije. Yahoraga azi ibintu ukuntu bigomba gukorwa. Ibihe byiza nakwibukiraho mama ni byinshi cyane, ni byinshi ku buryo nanone nk'uko navuze, kereka mvuze amasaha n'amasaha. Ariko hari ibihe byiza, cyangwa kimwe navuga, tugeze mu Rwanda, yewe naje kujya gukorera hanze, ariko adusaba yuko
twazasubira iwacu aho twabaga Ishyogwe aho batsinze papa, tukamwibuka tukamwubakira n'urwibutso, kuko tuhunga bari barahatwitse nawe baramutwitse tutarabonye n'ibisigarizwa bye. Mpamagara aratubwira ati rwose ndabasabye bana banjye, tutaratinda muri iki gihugu ariko tukihagera mubanze mwibuke ko tugomba gutunganya aho umubyeyi wanyu yaguye. So icyo gihe tubijyamo, njye nari hanze ariko abandi turi nimwe babijyamo turafatanya, nza kuza. Icyo ni ikintu kimwe, ni highlight, ni ikintu kimwe nibuka cyanejeje, kubona turi Ishyogwe twahamagaye abaturage baho twubakira papa iyo memorial, tumwibuka, abantu batanga ubuhamya. Mama yaranezerewe cyane, nanjye biranezeza rwose. Icyo ni ikintu nibuka ko cyanejeje cyane, kuko nawe yaranezerewe. Iyo nabonaga anezerewe nanjye naranezerwa. Mama nzamukumbura, n'ubu natangiye kumukumbura, namukumbuye kuva nkibona ashizemo umwuka. Ariko nubwo ibyo namukumburira ari byinshi, nzamukumbura cyane kuko ntazongera gusengana nawe. Iyo usengana na mama mukaririmba mukishima, wumva ko ari ikindi kintu utari wowe, wabaye uwundi muntu. Rero kumva ko ntazongera kuza ngo muramutse tuganire, njye kugenda ansengere. Kandi iyo ansengeraga ngiye kugenda, afite ibintu nk'uko nabivuze ko agira purpose mu buzima bwe, afite ibintu yansengeraga anyifuriza buri gihe. Uko nje aba afite ikintu yanyifurizaga, akakinyifuriza ansengera. Ibyo rero rwose nzabikumbura cyane, nzabibura cyane, nk'uko bavuga mu ndimi zindi ya missitiriri, kutaza ngo nganire nawe ninjya kugenda ansengere. Ni ikintu, ni byinshi cyane, hari ibindi byinshi nzamukumburiraho. Nzahora mukumbura, nzamurana ku mutima, ariko nzakumbura cyane amasengesho ye iyo turi kumwe tugiye gutandukana, akubwira ati nuko umwana wanjye reka ngusengere, akakubwira ibyo akwifuriza. Yitwa mediatrice, ndi umukazana mukuru wa mama, ndi madamu wa nyakwigendera Dr Rutayisire Alphonse. Mama mu bihe byiza twagiranye, navuga iby'ingenzi byari ibihe by'amasengesho, uko twahura buri gihe twarasenga, tukiragiza Imana, tugashima Imana, tukaririmbira Imana. Yarazi ko nkunda ishimwe n'iryawe, buri gihe twarayiririmbana. Nibyo bihe numva byiza biruta ibindi byinshi twabanyemwo twagiranye. Icyo nibukira kuri mama rero, mama navuga ko mwibukira ku bintu bitatu by'ingenzi. Mama yari afite urukundo rutagira umupaka, mama yari afite impuhwe, mama yari afite imbabazi zirenze. Natanga urugero nk'igihe yaha imbabazi umwe navuga mu bamwiciye. Ibyo ni imbabazi zirenze, nk'umwana w'umuntu kubyumva biragoye, ariko kubera ko yari azi Imana kandi yari ashobojwe n'Imana, yabashije kuzitanga. Mama rero kumuvuga biragoye, ariko nanone biranaryoshe, kuko n'umubyeyi asize umurage w'urukundo. Umubyeyi asize imbuto nyinshi kuri iyi si,
bona buri gihe tuzabona abana be tumwibuke, tubona abuzukuru be tumwibuke, twumva amagambo menshi muri Bibiliya tumwibuke uko yagendaga yakoresha mu buzima bwe bwa buri munsi. Mama rero ntaharoye, turamufite buri gihe mu buzima bwacu bwa buri munsi kuko ari present mu buzima bwacu. Dukomere rero, tureke kumuherekezanya amarira, ahubwo tumuherekezanya ibyishimo, duserebra ubuzima bwiwe. Nitwa Murengera-Ntwari Atanazi. Mama Fina ni mushiki wanjye, duhurira kwa sogokuruza. Mama Fina ni umwuzukuruza mukuru wa sogokuruza. Hagati yanjye nawe hari abandi benshi ariko baratabarutse. Kuba ari umwuzukuruza mukuru rero mu muryango wacu, muziho byinshi, namugendeyeho byinshi. Ni intwari. Ni intwari, ntabwo acika intege, arakora. Icyo yatangiye agomba kukirangiza. Niba wowe abona ufite intege akakwegera, akagushyiramo imbaraga kugeza ugeze ku musozo w'umurimo. Ibihe by'ingenzi twagiranye ntashobora kwibagirwa. Ababyeyi bacu n'abakuru banjye bamaze gutabaruka, twabonanaga ibihe bitari bike. Habaye ikintu gikomeye mu muryango, akampamagara cyangwa agiye nkamuhamagara tukavugana, ako kanya tugashaka uburyo tubonana kandi ntidutinde, tukaganira, akangira inama, akambwira ijambo rimwe ati ndashaka kuba nk'ababyeyi bacu. Ababyeyi bacu bari bafite ubutwari n'ubunyangamugayo bw'intangarugero. Ntabwo nzabyibagirwa rero ukuntu twaganiraga kandi tugashaka igisubizo. Nzamukumbura ko najyaga nibuka indirimbo ariko sinibuke ko itangira, sinibuke n'inomero yayo, nkamutelefona nti iyi ndirimbo iyi niyi, ntiyimbwire. Akayimbwira ku kamwanya cyangwa se ati hangane gato agashaka hamwira. Nkamubaza nti muri Bibiliya hari aho bavuga amagambo aya n'aya, tuyasoma hehe? Agahita ahambwira. Nzamukumbura rero kuko sinzi ko nzajya mbona abantu benshi mbaza nk'uko kandi kumubaza ibyo ngibyo n'icyizere nabaga mufitemo. Nitwa Francine Mutesayire, mbese ndi umwana we wa gatatu. Mama rero muri make ibihe byose kuva mbega ndi mutoya kugeza kuri uno munsi, ibihe byose byinshi nabanye nawe, mbega ni mama wanjye ariko kandi ni inshuti yanjye. Yari inshuti yanjye, yari umubyeyi wanjye, byose mbese ku buryo kubona navuga icyo muvugaho ntabwo byoroshye, ariko icyiza ni uko icyo mvuga cyane mbega nabonye kuri mama yampaye urukundo rudasanzwe, kandi anyigisha kwihangana, anyigisha gukundana no gufashanya. Mbega ibyo bintu ni ibintu by'ingenzi, kandi kugeza kuri no ku munota wa nyuma mbega urwo rukundo yararundaze, aratubwira ati bana banjye urwo rukundo murugumane. Ni ibintu rero ntashobora kwibagirwa, ni ibintu byinshi cyane twagiranye mama. Ntabwo nabivuga ngo mbirangize, ariko icyo nzi ni uko mu bintu byinshi bizatuma, hari ibintu bizandushya cyane kuba mama atari kumwe nanjye, adahari. Kuko ikintu cyose cyanshyikiraga nubwo nari kure, nahitaga mfata telefone nkamubwira mama nsengera. Yari umuntu asenga cyane, yari umubyeyi, mbese ni ibintu twese yaturaze kandi yagize kuva kera akiri muto. Ubundi ngiye kuvuga mama ntarara mvuga, ariko ibyo ni ibintu bikomeye cyane kuri jye na mama, kandi azahora mu mutima wanjye, nzahora, mbese ni nkaho ntabona ko adahari, kandi azahora ahari muri yewe mu mutima wanjye hose. N'abana banjye mbese ni umugisha, kandi
mama yaturaze urukundo, nzarukomeza, nzagerageza ko nshoboye ibyo yasize ambwiye kuzakora nzabikore. Yitwa Jeanne Uwamahoro, nkaba ndi umukobwa we w'umuhererezi. Mu bana 6 ndi uwa 6. Mama biragoye kumuvuga, cyane cyane kuvuga mwaka kanya gatoya, kuko umuntu w'intwari nkawe ntago yabyoroshye kumuvuga ibigwi. Nkuko nabivuze ko ari igihe muherereze, data yitaba Imana n'igihe twari kumwe, n'igihe mutoya nari kumwe nawe. Urupfu rwa data rutoroshye rukomeye n'igihe twari kumwe nawe, n'igihe yari ateruye, ku buryo n'ikintu mfitanye nawe gikomeye. Arinze yigendera, arinze asanga abamubanjirije harimo data n'abandi benshi, abo tuva inda imwe n'umuhererezi wacu yewe na Jean Marie nawe arimo mu basanze, kandi turabizi yuko bamwiteze, bamwakirije yombi n'abamarayika. Icyo kintu rero impamvu mvuga yuko agiye tugifitanye yewe nawe cyari ikintu gikomeye. Urupfu rwa data rwari urupfu rukomeye cyane. Icyo namwigiyeho rero cyane ni uko kuri urwo rupfu navuze rwa data, muri kino gihugu habaye jenoside yakorewe Abatutsi. Mu by'ukuri ubirebye niyo yabanjirije jenoside, kuko nawe urupfu data yagize n'urwo rupfu nk'urwabaye mu gihe cya jenoside yakorewe Abatutsi. Icyo namwigiyeho cyane mama, mu butwari bwe tukomeza kuvuga, ukuntu yababariye abantu babikoze icyo gihe, ubutwari mama yagize yo kugira ngo ababarire abo bantu. Nkuko nabibabwiye ntabwo nabasha kubivuga hano, ariko urwo rupfu ni urupfu rukomeye rubabaje. Baramushinyaguriye pe, bamukorera ibintu utakorera undi muntu, kandi abantu wabanye nabo, abantu wakoreye byiza, papa yakoreye byiza, ariko nibo baje bamukorera ibyo bibi. Nicyo mvuga rero ko icyo kintu nakigiye kuri mama cyitwa kubabarira. Mama yarababariye, arababarira, arabibabwira, ababarira imbere y'Imana, ariko aranabibabwira ati ndababariye kuko jyewe ndi umukristo, kuko jyewe nzi Imana, kandi Imana ibabarira, ndabababariye. Icyo kintu nakimwigiyeho cyitwa kubabarira. Icyo nzamukumburaho ni byinshi, murumva nk'umubyeyi ntabwo navuga ngo nzamukumbura kuri iki gusa, nzamukumbura kuri byose. Nzamukumbura mu kuririmba kwe, yakundaga kuririmba. Uko nzajya numva indirimbo nzajya mukumbura, uko nzajya nsoma Bibiliya nzajya mukumbura, kuko yatwigishije gusoma Bibiliya kuva tukiri mu nda ye. Yasomye Bibiliya, yasenze kuva tukiri mu nda ye, tuvuka dukura twumva ijambo ry'Imana, dusengera, atwereka urukundo igihe cyose. Urumva rero ko nzajya nsoma Bibiliya nzajya mukumbura, uko numvise indirimbo nzajya mukumbura. Jyewe nitwa Maka, nkaba ndi umwuzukuru wa mama mukuru. Hari ibintu byinshi ndibukira mama mukuru, ariko kimwe muri ibyo ngibyo ni igihe twamuzaniraga umwuzukuruza we wa mbere. Yarishimye cyane, aduha natwe umugisha. Nabonye ibyishimo afite, nanjye numva biranshimishije.
yuko twamuzaniye umuzukuruza we wa mbere. Yesu, haleluya. Ngwino. Ngwino kibondo cyanjye. Umuzukuruza. Arinjiye mu rugo mana we. Mama we. Oh. Mwana we. Imana we. Shima Yesu. Shima mwami Imana. Urakoze umurimo ukoze ukomeye cyane. Yesu. Yesu. Karibu bana ba. Mama mukuru amwigiye ibintu byinshi, ariko kimwe cy'ingenzi ni ukuntu yadusengeraga. Ndibuka yajyaga aduhamagara akavuga ati Mariko, ndabizi ibintu urimo, ndimo kugusengera. Niyo twabaga twahuye nk'umuryango mugari, ntiyajyaga ahwema kudusengera twese, cyane cyane abayobozi b'imiryango cyangwa abakuru b'imiryango, akanadusengera akagenda tuvuga mu mazina buri umwe wese twese atwibuka. Ni ikintu cy'ingenzi cyane umuntu kuba arimo gusengera akanaguhamagara akakubwira ati ndimo kugusengera. Hari byinshi nzakumbura kuri mama mukuru, ariko kimwe muri ibyo ni uko twabaga dufite ahantu ho kujya buri gihe nimugoroba, kandi ntabwo twasabaga gahunda ndende. Twavugaga turaje tukaza, naba ndi jyenyine, nandi kumwe na Hashel, naba ndi kumwe na Imani, twese tukaza akatwakira. Buri gihe yabaga afite icyayi, bakorera icyayi. So ibyo ni ibintu ntazigera nibagirwa. Bimwe mu bintu yadusigiye ni umurage wo gukunda Imana. Yaratubwiye ati dukunda Imana, mu byo dukora byose tuzajya tuyigira iya mbere. Kandi ukuntu yakundaga Imana byagaragariraga buri umwe wese, kandi uko yakundaga Imana yamuhaga n'urwo rukundo rwo kudukunda. Nta muntu wigeze uhura na mama mukuru ngo ntabone urwo rukundo rw'Imana, rwo akunda Imana, ariko nawe ntiyumve urukundo amufitiye. Icyo ni ikintu cy'ingenzi ntazigera nibagirwa. Mama mukuru, twakwigiyeho byinshi cyane cyane gukundana hagati yacu, ariko igisumba ikindi cyangwa ibindi byose gukunda Imana. Ibyo buri gihe ni umurage waduhaye, kandi tuzahora tubikora kugira ngo natwe tuzabone umunsi umwe tuze tugusanga aho uri. Nitwa Diane Kayiteta, nkaba ndi umwe mu bana mama mukuru yakiriye mu muryango kuva muri 1995. Ndi umukobwa we, ndi umwuzukuru we. Nagiranye na mama mukuru ni byinshi byiza, ariko ibyo nibuka ubu ngubu ni mbere y'ubukwe bwanjye. Yarambajije ati uragiye? Nanjye ndamubwira yego, kuko nzi neza ko ari byo yasengeye. Yifuzaga ko nakura nkashaka, kandi Imana yarakoze kubikora. Mwibukira kuri byinshi, ariko ibyo namwigiyeho kwihangana, namwigiyeho gukunda abantu. Ariko ubwo yabikoraga mu gukunda Imana. Yakunze Imana cyane ku buryo yamuhaye impano yo gukunda abantu. Nkeka ko ari ikintu nanjye namwigiyeho, gukunda abantu no kumenya kwitwara kuri buri muntu wese. Abantu ntabwo tworoshye twese, ariko yari afite impano yo kumenya uko yitwara kuri muntu wese. Gusa nahera ku buryo yatwakiriye njye na mukuru wanjye, ariko cyane ubwo tukiri bato, kuko yatwakiriye mfite imyaka 5. Uburyo yanyogeje nkiri umwana, mu by'ukuri yaranyakiriye nk'umwana we. Rimwe na rimwe namusangaga aho yabaga aryamye mu cyumba cye, mu gitanda cye, nkamuryama iruhande, nkamuganiriza, akanganiriza, tukaririmba indirimbo z'Imana. Ni byinshi. Mama mukuru nzamukumbura ku
kuri byinshi ariko cyane cyane ampamagara cyangwa se njye muhamagara kuko aho narindi ubu ngubu ntabwo twabonanaga kenshi ariko yari mu bantu bakeya nahamagaraga rimwe mu cyumweru cyangwa rimwe mu byumweru bibiri. Nitwa Helene KAMUKAMA, mama Fina yari mukuru wa mama, yambereye umubyeyi kuva mvuka, muzi kuva mvuka kenshi numva mama muvuga ariko ntari namubona, naje kumubona amaze kugira ubwenge, ariko nzi ko yitaga kuri mama cyane, akamumenya muri byose, natwe kandi akatwitaho. Ndibuka ko yajyaga natwohereza n'imyenda yo kwambara, abana be bohereje bari hanze kandi tutabazi. Yari afite urukundo rwinshi rero. Nzamukumbura cyane, nzamukumbura wese, ntabwo navuga ngo nzakumbura iki cyangwa kiriya. Nzakumbura urukundo rwe, nzakumbura inseko ye, nzakumbura amasengesho ye, nzakumbura imigisha yansabiraga n'umuryango wanjye cyane. Ndamwifuriza kuruhuka neza kandi ndashima Imana cyane cyane kubera ko yampaye kubana nawe mu minsi ye ya nyuma. Kubana nawe mbona ukuntu yihangana, ukuntu muri byose aguma ku Mana ye, akayisenga mu kubabara, akaba aduha courage kandi tubona babara cyane, ariko akaba adukomeza. Nzamukumbura cyane kandi Imana imuhe kuruhukira mu mahoro, azakomeza dusengere kugira ngo natwe tuzabone kugera ikirenge mu cye. Nitwa Helene Akimana, nkaba ndi umwuzukuru wa mama mukuru, nkaba mvuka ku mfura ye. Mu bintu nibuka byiza twagiranye ni byinshi cyane, ariko ibyinshi ni ukuntu twajyaga tukiri abana, twicazaga muri salon hasi ku itapi, akatwigisha indirimbo tugasengana, ukuntu yahoraga buri mwaka aduha umusomyi, akatubaza ko twize imigani iri muri Bibiliya. Ni byinshi cyane, inshuro zose twabaga turi kumwe dutarama turirimba. Nzakomeza mbyibuka. Ikindi, indi memory mfite ntashobora kwibagirwa, nanashima Imana, ni uko bwa nyuma naje kumureba akiriho, ajya kunsezera yarambwiye ngo ndabizi ko unkunda cyane, kandi nanjye ndagukunda cyane. Inyigisho nkuru nigiye kuri mama mukuru ni inyigisho y'urukundo. Ubuzima bwe bwose, igihe cyose nabyibuka, ni uko yahoze twigisha gukundana, ari ugukunda abadukunda, ariko cyane cyane twarenzaho tugakunda n'abatubabaje cyangwa nabo bigoye gukunda. Ni inyigisho y'urukundo, niyo nahora nibuka. Biragoye kuvuga ikintu kimwe nzamukumburaho, ariko icy'ingenzi ni ukuba ndi kumwe nawe. Icyo twaba turi gukora cyose nzakumbura kuba ndi iruhande rwe, ampobera, anyibutsa ko ankunda, anyibutsa ko yishimira ibyo nkora. Mama mukuru wakoreye ijuru, imyaka yose twabanye ndabizi ko waharaniraga gukorera ijuru. Ndashima kandi nizeye ko warihawe. Ugenda uruhukire mu mahoro, uhemberwe ibyiza byose wakoze, kandi untahirize na papa. Nitwa Jean Marie Nyaruhirira. Jewe ndi umukwe we. Icyo nzamwibukiraho, jewe ni umukatolika, ariko umuryango w'umutambukanyi wanjye n'Abanglikani. Yanyigishije gusoma Bibiliya, kwimenya, icyo cya mbere. Icya kabiri, nakunze ukuntu akunda abantu, azi kubana. Nubwo yari akuze, ariko ni umuntu yari afite ubwenge kimeza.
ni umumama nashobora kuza tukicarana nk'isaha kandi ugataha udashaka wumva ushaka gukomeza uganira nawe akugira inama. Mbese yaramwita nk'umujyanama. Ntabwo nashobora kumwita amabukwe, oya. Kuri jyewe yari mama, agiye tukimukunda, agiye tukimukeneye, agiye agifite umutwe muzima, agiye ukibasha kuganira nawe. Abana banjye birababaje ko tutari ko muri uyu mwanya, ariko barantumyeho ngo mami, ngo you have the most beautiful angel in heaven. Ndibuka ko igihe cyose iyo baba bafite nk'ibizame cyangwa ari ikintu challenge bagize ngo mami ngo call mama mukuru ngo adusengere. Yatwigishije gusenga. Mama yatwigishije Imana, ntawe uzabeshya ngo ntago yamenye gusenga cyangwa ntiyamenye Imana, kuko mama yabidutoje kuva turi abana, abitoza n'abana bacu. Turasaba rero Imana ngo izaduhe gukomeza uwo mugambi we, izaduhe kugira imbaraga zo kugira ikirenge muke. Imana imuhe iruhukiro bidashira, nta nubwo bitindaho ko turaza aho ari. Mama tuza aho ari, aranezerewe, ari heza. Mwaramutse bavandimwe, ndi Helene mukundwa. Mama Fina yajyaga anyita mukundwa, ariko iyo yabikoraga naba nzi ko uwo munsi dufite ibiganiro bidasanzwe turi buganire. Kumpamagara mukundwa ntabwo byari igihe cyose. Iyo yabikoraga naba nzi ko nahita numva uko ameze, kandi byaranshimishaga. Mama Fina namwigiyeho byinshi, nka benshi muri mwe. Sinabasha no kubivuga mu by'ukuri, gusa nzi ko rimwe nigeze kubwira umwe muri babyara banjye ko Mama Fina akwiriye PhD mu buzima. Ndamubwira ntabwo nzi university yabasha kumuha doctora, kuko nta nubwo nzi iri ku rwego rwe. N'uwo Mama Fina nzi yanyigishije byinshi nk'uko nababwiye, ariko yanyigishije cyane kumviriza, kumva umuntu, byaba ngombwa ukanarekeraho. Muri byinshi muziho kandi nzakomeza kwibukiraho, Mama Fina yakundaga indabo. Iyo naziteye iwanjye niwe mba ntekereza, niyo nzibonye mu muhanda mpita mwibuka. Nta gihe ntazibuka Mama Fina. Simbashije kubana namwe uyu munsi, ariko igihe kizashoboka aho muri turi kumwe, kandi ndabakunda. I'm Ishami Rutabana. I was Mama Mukuru's grandson. One thing, like a memory that I have of her, is when she came to visit us in Israel. It made me very happy. It had been a long time since I'd seen her, maybe a year. It made me very happy to see her, to enjoy, to see her being happy in the Holy Land, and sitting down with her in the evening, talking to her, eating lunch with her. Really, it made me happy to see that she was also happy to be there. One thing I learned from her is to love everyone unconditionally. She always made me feel welcome. When we came home, she would ask me what I wanted to drink, what to eat, and really it made me happy. My fondest memory was her last words to me. I will say it in Kinyarwanda, it was "Urasa neza," and it made me very, very happy to hear that she thought I looked nice. You know, a lot of people tell me that, you know, I'm big, but really to hear her say that I looked nice, it meant the world to me, and it made my day. I will miss her so, so much, and I know for sure that up there in heaven, they have opened the gates with open arms. Thank you. Nitwa Irebe Umusangwa, ndi umwuzukuru wa Mama Fina. Twe dukunda kumuhamagara Mama Mukuru. Mama Mukuru wanjye ndamuzi ubuzima bwanjye bwose, imyaka 24 muzi tubana. Nagize chance yo kubana nawe iyi myaka ya nyuma. Mama Mukuru wanjye,
She's my hero, my role model, everything. She taught me a lot. The first thing, she taught me how to love. Love, love, love. She loves our family, she loves all of us. And I love her so much. I'm going to miss her. She taught me how to be independent. She was a very independent woman, and I get my independence from her. And one thing I will always cherish from her is to love God. Memory. One of the best memories I have of her is, it's actually a normal memory. Every day, these past few, this year, every day whenever I would go to work, she would bless me. She would bless, I would give her a kiss, go to work, and she would give me blessings. I'm going to miss that. I'm going to miss having that. Yeah. Nitwa Ganjiro Waita, ndamuzukuru wa mama mukuru. So the memory I have of mama mukuru the most, well, there's a lot of memories, but the one I have that honestly hasn't left my memory since, well, forever, is every time we'll come to her house when we were kids, she would first welcome us into the house, and then she would immediately tell the people here to bring cookies and juice. And it was always fun because the cookies were simple. They were like just a red box cookie. But I don't know, just coming from grandma, it just felt delicious for some reason. The juice as well, even though it was always mango, I didn't like mango juice, but when I was here, I would always drink mango juice. So that was one of the good memories I have of her. Another one is, okay, not a memory I have of her, but it's something that I heard from my sister over here. It's a funny one. When my sister was going to go see the gorillas, my grandma was worried, saying, "Ngo narekende, ngo ingagi ziramufata, ngo zifata abakobwa." So those are good memories I have of her. Yeah, so those are the memories and lessons that I learned from her. I'm really going to miss her. It's going to be weird coming to Rwanda with knowing that I won't be able to see her and hear her voice again. Especially traveling, we'd always go to her and pray. I would say that when she prays, God hears her. So I'm sure now she's with him, and they're having a lot of fun and catching up. So yes, I love you, Grandma. We're gonna miss you. Jewe nitwa Beatrice Umurimbakazi, nkaba ndi murumuna wa Mama Fina. Mama Fina ni mukuru wanje, ariko jewe mbonamo byinshi. Namubona mukuru wanje kuko tuva inda imwe, ariko kandi nkamwita n'umubyeyi wanje. Namwitaga mama kuko yarabikundaga, yifuzaga ko yakwitwa mama kuruta uko yitwa mukuru wanje. Ku mpamvu zumvikana, yarandutaga cyane, yari imfura y'iwacu, jewe nkaba umwana wa 9. Byumvikane ko yandutaga. Ariko muri uko kuba ari mukuru cyane kuri jewe, ntibyamubujije ko yamberaga inshuti. Yari inshuti icyo bita inshuti nyanshuti. Ibihe by'ingenzi ni byinshi byo twabanye nawe, ariko mvuze ibya hafi, hari nagize mu bihe bikomeye, ibihe bitanyoroheye, nkaza nkamwisangamo, akamfasha, akampumuriza, akangira inama. Yewe sinzi ko nabivuga nkabirangiza kuko ibihe byose byari byiza. Ariko niba ushatse kuvuga iby'ingenzi, ni cyagiye nakubwira ko yambereye umubyeyi. Mbese kuko yari na mukuru cyane kuri jewe, yambonaga nk'umwana we,
yambaye hafi. Ndibuka ko kuva nubaka niwe twari kumwe, abana banjye bose uko ari 6 niwe muntu wambaye hafi. Ibyo bihe ntabwo nzabyibagirwa. Ni ukuvuga ngo nzamukumbura umubano wanjye nawe, kuza kwicara nawe, kuganira nawe, gusangira nawe, byose icyo ni ikintu nzibuka igihe cyanjye cyose kandi kizankoraho cyane. Mbese ni irungu, asigiye irungu mu ncamake. Nitwa Barinda Amiyeri. Mama Fina ni muramu wanjye, ava indimwe n'umugore wanjye. Ibyo mwibukiraho ni byinshi, ariko afite ibintu afite yihariye abandi bantu bandi batagira. Cya mbere ni umunyembabazi, yagiraga imbabazi cyane, akagira abantu imbabazi. Cya kabiri ni umuntu wahoraga anezerewe. Kuva namubona, natangiye kumubona muri 54 ari umugore muto, kugeza ubu ngubu nyine yitabye Imana. Ntabwo nigeze mubona yababaye, yarakaye. Iteka yahoraga anezerewe, ahorana amahoro. Ni ibintu bibiri bikuru abandi batagira. Ni umunyembabazi kandi ni umuntu wagiraga amahoro. Ngira ngo cyatumye ahari yararambye, kuko yagize ibibazo binini byinshi, ariko byose arabyihanganira. Ntushobore kumenya ko hari ikibazo yagize ku bwe. Ibihe by'ingenzi twagiranye ntashobora kwibagirwa. Icya mbere, kugira ngo ninjire mu muryango wabo yabigizemo uruhare, yabimfashijemo, ampuza na murumuna we kugira ngo tuzagira ubukwe. Icyo ni kimwe gikuru, kubera ibyiza Imana yamukoreye n'ukuntu yagize ukwihangana. Ubu ndamwifuriza kuruhuka neza, kugira ngo igihe nikigera tuzahure abizera dukunda Imana, twongeye kubonana tugiye mu ijuru. Igihe nikigera ndamwifuriza kuruhuka neza, nk'uko ubu ngubu umubiri we tugiye kuzajya kuwushyiraho ukwiye kujya, ariko ubugingo bwe buri aho buteganirijwe. Ndamwifuriza rero kuruhuka neza nabe asize. Nitwa Ruboneka Ansira, Madamu Makuza. Ya Mama Fina ari we Helene KAMUKAMA, ni umuvandimwe. Ni umuvandimwe ariko tutava indimwe by'amaraso. Ni inshuti yambereye umuvandimwe. Inyigisho namwigiyeho ni urukundo. Niwo murajya nsigiye pe. Icyo kintu yarakinsigiye. Numva igihe nsigaje sinzi uko kingana, ko nanjye urabona ko nkuze. Numva nanjye nabigeza kuri uwo wese nahura nawe, wansanga wese namugaragariza urwo rugwiro. Kuko kubona urugwiro yakirana umuntu bitari jye jyenyine, n'uwabaga hansanze cyangwa n'uwabaga havuye cyangwa n'abandi twahuriraga hanze. Urugwiro yakwakiranaga uwo ari we wese, yaba umwana, yaba umuntu ukuze cyane, mbega ibyiciro n'umwana muto w'uruhinja. Igitambambuga yakigaragarizaga urukundo, kandi ubona hatarimo uburyarya. Ikintu nzamukumburaho, kubitekerezaho iryo jambo riratuma ngira ikiniga, nuko aha hantu niwo muhana nari mfite. N'abandi barahari kuko urabona iyo uri mu bantu uri mu baturanyi, ariko niwo muhana nari mfite nshobora kuruhukiramo isaha iyo ari yo yose, isaha iyo ari yo yose, nta bariyeri, nta kuvuga ngo wararyamye, nta kuvuga ngo amasaha arakuze.
ndi mu nzira namubwiraga nti ndaje. Icyo kintu aho nanyuraga aho ari hose nkunda kujya nko mu masengesho cyane cyane nko ku cyumweru cyangwa ku yindi mibyizi, covid itaratangira njya mu misa buri munsi. Iyi niyo nzira yanjye yatahaga, ariko ntabwo nashoboraga guca ku rundi ruhande ntanyuza, ninjiraga. Icyo kintu uzakimukumburiraho. Njyewe amazina yanjye nitwa Karemazuzo, kaba nari mbaye nk'umwana wo mu rugo, ariko ikintu gikomeye cyane kuri mama mukuru igihe tugitangira kubana kugeza mu ibi bihe, mama mukuru twabanye neza, akunda ikintu cyitwa gusenga, nicyo kintu cya mbere. Ikindi cya kabiri cyitwaga ikintu cyitwa igihe, time, nicyo yakundaga cyane, kuko buri kintu cyose yakundaga gukora yakurikizaga ikintu cyitwa igihe. Inyigisho namukuyeho ikintu cyitwa igihe, gusenga no kubaha, kuko yarubahaga cyane cyane cyane. Buri kintu cyose arambwira ngo umwana wanjye, ikintu cya mbere umuntu wagize icyo akoreye cyose uzajya ukunda gusenga, kuko nta kintu kituma uva mu byishimo cyangwa ubwira gutya, ariko ikintu cyitwa, niyo mpamvu ahantu hose twajyaga dukunda kujya, Bibiliya ntabwo yajyaga ayisiga. Nitwa Twizeyimana Samuel. Amafina ambereye umubyeyi mwiza cyane ku buryo bukomeye, kuko namumenye ndi umwana, aranyigisha, nyigisha ijambo ry'Imana, nyigisha kwihangana, kugeza ubu gihe ari umubyeyi mu buzima bwanjye ukomeye cyane. Inyigisho ya mbere ikomeye namukuyeho niyo kugira urukundo, niyo kugira urukundo, kuko yambwiraga ko umuntu iyo afite urukundo byose bigerwaho. Hazamo kwihangana, hakazamo kubabarira. Ikintu nzamukumburaho umubyeyi wacu ni umunezero n'urugwiro yatugiriraga. Amazina yanjye ni Helene Bizimana, mama Fina akaba ari mabukwe. Mama Fina hari ibintu byinshi namwigiyeho, ntabwo yabaye mabukwe ahubwo yabaye mama. Yamfashe nk'umwana we, bituma nanjye mufata nk'umubyeyi. Mama Fina yari umukristo, yari umukristo mu mibereho ye yose, mu byo yakoraga byose ubonaga ko abikora nk'umukristo. Icyo kintu rero nakimwigiyeho, bituma byamfashije mu buzima bwanjye nanjye nk'umukristo. Yanyigishije gukunda Imana, yanyigishije kuyikorera, nubwo wanyura mu bigeragezo ibyo ari byo byose, ariko ukamwizera, kuko niwe uguha izo mbaraga zo kwemera ibyo unyuramo, kandi ikagufasha ukabinyuramo neza nubwo byaba ari ibintu bikomeye. Niyo kintu gikomeye cyane ndamwigiyeho, yaramfashije cyane mu buzima bwanjye nk'umukristo mu kwemera. Rero ikintu nzahora mwibukiraho ni ukuntu ibintu bye byose byari bifite gahunda, byose abikorana na gahunda, nta kintu gikererwa, ikintu cyose no kugendera ku isaha. Nacyo ni ikintu gikomeye cyane, ko mu buzima utagendeye ku isaha, nta gahunda ufite, nta kintu ugeraho. Kandi no gukunda abantu, no guhora yibuka abantu, akaba yabahamagaye, akaba yabasengeye, ni ikintu gikomeye cyane ku muntu kumva ngo hari umuntu ukwibuka, umuntu ugusengera mu bibazo ibyo ari byo byose, nubwo yaba atabizi ariko ukaba uzi ngo aragusengera. Nicyo kintu gikomeye, ariko hari byinshi
byinshi umuntu agiye kuvuga ntabwo yabirangiza. Ibihe twagiranye ni byinshi, ibihe byiza twagiranye, ariko kimwe wenda navuga ni igihe yaje kudusura aho twari turi muri Israel. Yaraje tumarana ukwezi kose, tugira ibihe byiza, buri mugoroba tukicara tugasenga, tukaririmbira Imana, n'abana bakagira n'ibihe byo gusoma muri Bibiliya, bakagira n'ibihe byo gusenga. Nicyo gihe ntashobora kwibagirwa kuko twagize ibihe byiza cyane, tubana mu nzu dusenga buri munsi nimugoroba, n'abana turi kumwe. Ni ikintu gikomeye cyane kuri twebwe nk'abana be n'abuzukuru be babanye nawe muri icyo gihe, akatwigisha gusenga buri munsi. Yego twarasengaga, ariko kugira ngo dusenge hamwe nka famiye yari ibintu bikomeye cyane. Nicyo kintu, nibyo bihe byiza, kimwe mu bihe byiza twagiranye. Jewe nitwa Matilda Murekeyisoni, n'amafina muzi kera tukiri Burundi. Yaratuye mu karitiye ya 4 ntuye mu ya 5. Akajya aza gusura umuvandimwe twabanaga iruhande, bukeye baramubwira bati reka tunyura tujye gusura n'uyu muntu akunda kurwara tumuramutse. Nubwo nabonye mama fina bwa mbere, araza aransengera uko yarazi ko nkunda kurwara, tubana ubwo. Hanyuma inaha ngaha naho twarabanye igihe kinini cyane. Urumva i Bujumbura twamenyanye umuhungu wacu ataratwara umuhungu wabo, umuhungu wacu ataratwara umukobwa wabo. Noneho rero ubu ni umuvukanyi wanjye, dusa n'abavindimwe. Mu Kinyarwanda bavuga ko ari ba mwana. Namukundaga cyane, twakundanaga. Uwavuga mama fina bwakwira bugacya. Mu magambo make ndashaka kumutura akaririmbo, umwibutsi zo twakundaga kuririmbana hano. Twebwe abakatolike dukunda umubyeyi Bikira Mariya, yari abizi nawe yaramukundaga. Reka mutura akaririmbo ka nyuma tuzahurira mu ijuru. Umutima utagira intenge, umubyeyi Bikira Mariya, rwego rw'abajya mu ijuru, ngo byiheka abananiwe. Twese abana wibyariye, mawe mwiza ukaturera, uzatubera ubuhungiro. Nitwa Joseph Katarebe, nkaba ndi umukwe wa mama fina. Bwa mbere menya mama fina yari muri 1991, mvuye muri Canada nagiye gusura abavandimwe i Bujumbura. Mbura n'umubyeyi ntari nzi, muri gihe gitoya abaransengeye, ambaza ibyo nkora, ndamubwira ibyo nkora. N'umunsi mbere yo gusubirayo yongera arambwira ngo nzaciwe, kuko yari afite ibintu ashaka kuntuma ku mukobwa we twabanaga muri Canada. Aransengera anyifuriza urugendo rwiza. Ubwo nagiye mbonye umubyeyi wansengeye, wanyifurije ibintu byiza, ngenda nishimye, numva ari umuntu umubyeyi mwiza ukunda abana be. Kuba nako kanya gato yambonye, yahise ampa impamba yo kujyanira umwana we. Mama fina twongera kumenyana twaratashe mu Rwanda muri 1996. Ubwo ntaha nk'umukwe we, mpita mba umwana we. Ibyo kuba umukwe birashira, mba umwana mu rugo. Amaranyakira mu rugo rwe, arankunda. Mama nkazamusura kenshi. Mu bintu nagiye mwigiraho ni ibintu bikomeye cyane, kandi ni ibintu ngiye gukora ubu nonaha, guhina amagambo yanjye, kuko mama yari mama
practical udakunda umuntu urondogora mama ukuntu yaranze ko ndi umuntu wikorera ku giti cye nk'umuntu wikorera ku giti cye hari ibintu byinshi yanyigishije cya mbere kwihangana kwicisha bugufi ahantu hose nakoreye nta na rimwe buri kanya napfa gufungura business mama akaba ari we wa mbere itaratangira akizana wenyine kuko uzi mama yakundaga siporo akaza n'amaguru akaza agasengera business yacu kandi kenshi ikagendana neza ikindi kintu ntazamwibagirwa mama ni ukuntu yahaye abana banjye kwizera no gukunda Imana muri aka kanya mvuga nganira nshaka kubabwira ko abana banjye bazi ko nta kintu kizaba nta byago bazagira kubera amasengesho y'aba mukuru yabasengeye kumva ari cyo kintu gikomeye cyane kuko kenshi iyo nganira n'abana banjye mbabaza ese muzakora iki barambwira papa ntabwo uzi imigisha dufite y'aba mukuru ntukagire ubwoba tuzigeza tuzaba abagabo tuzubaha abantu tuzabana n'abantu tuzicisha bugufi nk'uko mama mukuru yatwigishije urumva umubyeyi nk'uyu ntabwo ari umubyeyi umuntu ahura nawe kenshi ni umuntu agomba guha icyubahiro gikomeye cyane abantu benshi bamumenya mama mu izina rye ryo kubasengera n'idini ariko mama yari umubyeyi practical wari uzi n'ibintu byinshi ibintu akurikira ibintu bya buri munsi ukuntu ibintu bigenda mu gihugu akifuriza igihugu cy'amajyambere akifuriza ibintu byinshi umuntu wari uzi na environment ukunda ibiti ukunda n'abantu atazi uhora ushaka kumenya ukuntu bameze ukuntu baraye urumva ni umubyeyi w'igitangaza cyane ibyo nibyo nzakomeza mwibukiraho murakoze Twadera Mukakarama nkaba ndi ba mwana wa Helene twarabanye i Burundi twabaye inshuti kugeza igihe dushyingirana dukomeza kubana tugasengana nubwo tudahuje idini genda umukatolika we ni umuprotestani ariko twarahuzaga tukasengana byose tugasanga duhuje byinshi imibanire yacu se ko ari miremire ntabwo namenya ukuntu mbivuga n'ibintu ngeraho bikandenga nzamukumbura byo nta kindi nabona mvuga yanshingiye umugore wanjye Diane icyo mwibukaho cyane ni uko yizeraga Imana cyane nanjye mu benshi yahaye Bibiliya ndetse n'igitabo cyo kuririmba ndimo yahoraga atanga iyo kado kuko yabonye mu buzima bwe ko Imana ari iy'ukuri ari iyo kwizerwa kandi nicyo kintu ngira nzamwibukiraho iyo twavuganaga ibintu bikomeye cyangwa hari ikintu dukeneye cyangwa hari ikitugoye yahoraga afite amagambo sinzi aho yayakuraga hari ni mu mutima ndetse no mu byo yasomaga muri Bibiliya ariko yahoraga afite ikintu cyo kwankuraja iyo ari ikibazo yahoraga afite amagambo yambwiraga ukumva mu mutima uraruhutse nzahora mwibukira ibyo n'ibindi byinshi cyane ariko aho ari ndizera ko iyo Mana yizeraga hano ku isi yayisanze kandi akomeze aruhukire
mu mahoro tuzamukunda ndamukunda kandi Imana ibahe umugisha. Hi, my name is Aluta, and I'm one of Mama Mukuru's grandchildren. So I think one of my favorite memories with Mama Mukuru was when I was very young, when we lived in Rwanda. And there are very few things I remember about living in Rwanda because I was maybe 4 or 5. But living with her, we would always go in her backyard and pick out strawberries and make strawberry jam. And it was something so simple, but it's just something that always sticks out in my memory because it's always something I did with my grandmother. That's always how I speak about it. And that's how I speak about my time in Kigali. I think one of the things I'll miss the most about her is just her infectious laugh. Everyone knows her laugh is just joyous. And then one of the greatest lessons she's ever taught me is to always be positive, because she's just the most positive person in life. She'll pick out positiveness in even negative situations, and I hope I carry that with the rest of my life. My fondest memory of Mama Mukuru was in the first days when I met her. I'd had so many good things about her, and she was everything that I had been told by very many people, the survivors that she took care of like a mother, and some of my relatives who had known her before. The warmth in Mama Mukuru's home, the love that you would feel even when you're there for the very first time was something that I will have in my heart all the time. And the way she would ask you about everyone, people that you work with, people that are related to me, even those that she met a very long time ago, she'd always ask about them, how they're doing, if any of them is unwell, how they are feeling at the time. She had a big heart and a big heart for everyone, and at all times. Even when she was weak at times, she also had the heart to reach out and know how other people are feeling even before herself. And that's a whole heart that I went with as a lesson. I will miss her hugs and smile and prayer. She would raise her hands when she's singing Ishimwe ni ryawe. Muraho neza, umuryango wa Nsenga, umukobwa wa Mama Mukuru. Ikintu igihe numva nibuka nashaka kubagezaho nagiranye na Mama Mukuru cyane ni ukuntu yatwigishije. Twajyaga tujyana ku ishuri buri gihe mu gitondo tukiri bato. Yadufataga akatwereka ukuntu tugomba kwambuka. Numva ari memory numvaga nashaka kubasharingaho njye na Diane tujyana buri gihe ku ishuri mu gitondo. Ikintu nzamukumburaho ni amasengesho, guhora dusengera, twibwira ko buri gihe duhora amasengesho yiwe. Nta kintu namwigiyeho ni guhora uri abantu mubana cyangwa umuntu wese kumuba hafi mu gihe, guhora umwereka ko uhari mu gihe cyose waba umukeneye. Nitwa Ingabire Speciose. Igihe ntazibagirwa ni igihe byabaga bigeze cyane mu kwezi kwa 4, yatuzaniraga amata akadutekera amandazi. Twari abakobwa benshi cyane, twageraga muri mirongo, iyo nzu yabagamo nk'abantu nka 80. Baze guteka ayo mandazi ukatuzanira amata tugasangirira hamwe ku meza, akatubwira ngo aya mata ni igisobanuro cyo gukomera muri ibi bihe. Icyo kintu cyankoze ku mutima sineze kuzakibagirwa. Nitwa Mugwaneza Letitia, nkaba ndi umwe muri famiye Umumararungu, ari naho namenyaniye na Mama Affection. Nk'uko mugenzi wanjye yabibabwiye, twamenyanye nawe kubera niwe watumenye mbere, atumenya kubera ko twabyukaga saa 11 mbere yo kujya ku ishuri dukubura.
agira amatsiko yo kugira ngo amenye abo bantu b'abakobwa babyuka saa 11 bakubura ubwo yabaga avuye muri siporo ko yakoraga siporo saa 11. Mama Affection byarangiye nubwo ari yitwa Mama Fina ariko birangira twebwe nk'amararungu tumuhaye izina rya Mama Affection kuko byarangiye yinjiye araza aradukunda, atwigisha kwihangana, atwigisha gukomera, akajya anadusengera, atwigisha n'uburyo umuntu abaho adafite umuryango kuko yatumenye turi abana b'imfubyi, kandi akabaho akanakomera mu buzima bwe bwose. Si na ngombwa ko umuntu abigaragaza cyangwa se buri wese abimenya kuko abantu iyo aho bahuriye baba basa, amateka y'umuntu aba ari ay'umuntu ku giti cye, byose akadukomeresha n'isengesho. Nkongera kumumenya muri famiye mu Mararungu iyo habaga hari umukobwa ugiye gushyingirwa ko yazanaga umukwe, yazanaga umugabo we cyangwa se umufiyanse muri icyo gihe, bakahurira muri famiye mu Mararungu na Mama Affection akabasengera, yaba ari uwo muhungu yaba ari uwo mukobwa, abifuriza urugo ruhire, akabifuriza ishya n'ihirwe no kuzabyara bagahera. Icyo nzamukumburaho cyane na Affection pe kuko yarayiduhaye bihagije. Ikindi nzamukumburaho ni urukundo yadukundaga. Nitwa Ntawuhigimana Leodomire, nkaba ndi uwo mama mukuru yaremye, uwo ndi ubu ngubu. Yewe twamenyanye ndi nk'umukozi we, ndi umukozi we, ariko ubu ngubu byageze aho mba umwana we, anyishyurira amashuri ndarangiza. Wari umukozi naje guhinduka umurisansiye, mbona bachelor's degree. Uwari umukozi ubu ngubu mama mukuru, uwo yandemye we nahindutse umukozi wa leta. Uwo ni we jyewe rero imbere ya mama mukuru. Uko rero mama mukuru twabanye n'ibihe byiza twagiranye ibihe byiza bitandukanye, ariko icyo ntazibagirwa cy'ingenzi ni amasengesho ya buri mugoroba yajyaga adukorera atwigisha gukundana nk'uko nawe yakundaga buri wese. Ikintu nzakumbura kuri mama mukuru rwose ni uburyo ki yatwigishaga ijambo ry'Imana, akadusengera, akadusabira. Ibirenze ibyo yadukoreye muri uyu mubiri, yashakaga ko tuzajyana no mu ijuru, kandi mpamya ko nawe ku gitondo cy'umuzuko mama mukuru tuzongera tukabonana. Nitwa Uwampojeje Francine, nakoranye na mama mukuru igihe kirekire. Ibihe bidasanzwe twagiranye ni uko yanyigishije urukundo, kuko yari afite urukundo rudasanzwe, yari indahemuka, kandi yari afite umuco mwiza w'Abanyarwanda ndetse n'uw'Imana. Mama mukuru namukuyeho kugira umuntu inama nziza, namukuyeho gukunda ijambo ry'Imana cyane kurushaho, namukuyeho byinshi mu buzima nzakumbura. Nitwa Helene KAMUKAMA, nkaba ndi umubyeyi w'abana 3. Ibihe bikuru by'ingenzi ntashobora kwibagirirwa kuri mama mukuru yantoje, byagiye bikomatana n'umutima wanjye, ni ugusenga, kuko yantoje inzira nziza nzima ntashobora kwibagirwa, nzahora mwibukiraho iteka ryose, kandi nanjye bimfashije nayisigira uwo ari we wese, kuko ni ikintu kiri ku mutima wanjye. Ikintu nzamwibukiraho cyane ni ukubana n'abantu bose amahoro, nkumva ko abantu bose tubanye amahoro, kandi nkarangwa no kubana n'uwo ari we wese. Icyo kintu cyamubagamo cyari kimurimo, nagerageje kugira ngo menye impamvu yacyo, naje gusanga ari ijambo ry'Imana ryabaga muri we. Icyo kintu ntazamwibukiraho, ntazamwibagirirwaho na gato. Yesu ashimwe. Nitwa Mukansanga Alphonsina, ariko ikintu cy'ingenzi cya mbere, mama mukuru yatwigishije kumenya Imana. Mama mukuru yari umuntu ukunda abantu, mama mukuru yari umuntu uca bugufi, wareba urwego arimo n'urwo urimo, ariko ugasanga murangana. Mu mubano wanjye na mama mukuru, icy'ingenzi namukuyeho mama mukuru ni ukwihangana no gukomera mu Mana cyane.
cyane kuko mama mukuru ikintu cy'ingenzi namubonyeho mama mukuru ntigeze no muri ubu bubabare bwe kuko tugiye tumaranye ukwezi tubana ntago nigeze mubonamo kwiganyira nabonye ari umuntu ukomeye mu buryo bwo kubana n'Imana icyo kintu rero numva cyaranyubatse mu mutima wanjye. Nitwa Mbera Rukase handi umukozi wa hano muri runo rugo kwa mama mukuru. Mama mukuru ikintu cyangira akamaro kuri we namwigiyeho ni urukundo. Ikintu nzamukumburaho ni uko yagera nimugoroba akatwakura tugahurira muri salo akadusengera tugiye kuryama twamara gusenga hasigaye tukajya kuryama bwacya mu gitondo abyutse akaza akatubwira ati mwaramutse mwabana mwe. Amazina yanjye nitwa Bazihizina Consolata. Mama Fina yari mama ntabwo namufataga nka muramukazi wanjye yari mama wanjye yari umubyeyi mwiza unkunda nanjye nkamukunda nkamwishimira. Hanyuma akamaro yangiriye inama nziza yangiraga inama nziza kandi nyinshi kandi zaramfashije zaranyubatse. Hanyuma inyigisho namukuyeho kwihangana yarihanganaga Mama Fina cyane cyane ku buryo nafashemo isomo rikomeye. Hanyuma cyo nzamukumburiraho nzakumbura ubusabane bwanjye nawe. Narazaga buri wa kabiri akanyakira mu muryango akamuhobera ati mwana wanjye waje ntinaje tukajya mu cyumba tukamaze tukaganira. Hanyuma akambwira ati mwana wanjye pfukama dusenge nkapfuka imbere y'igitanda cye akamfata ku rutugu akansengera narangiza nkataha. Nicyo kintu nzamukumburiraho ntazongera kubona ukundi ntazongera kubona umuntu uzongera kumfata ku rutugu ngo nsabire umugisha. Yesu ashimwe. Nitwa Kayirangwa Melisse nkaba ndi umwisengeneza wa Mama Fina ariko hano nje kuvuga nk'umuntu uhagarariye korali ijwi ry'impanda. Korali ijwi ry'impanda Mama Fina yatangije ikorera umurimo wayo kuri Saint Etienne tukaba dukora umurimo wo kuririmbira Imana. Rero twebwe nka korali twarababaye cyane tumaze kumva ko Mama Fina aruhutse yitabye Imana kuko niwe watangije umurimo wacu kandi afite ukuntu yakurikiranaga hafi na hafi imirimo yacu dukora buri munsi. Noneho akaba yarazi n'ukuntu turirimba cyane kandi neza. Noneho akaba yarazi na buri muririmbyi. Nicyo kintu twamukundiraga cyane nubwo atibukaga ashobora kuba atibuka izina ry'umuntu ariko akavuga ati wa musore wa mukobwa umeze gutya wa mama umeze gutya akaba atibuka izina ariko byibuze akaba afite image ye mu mutwe akabaza amakuru ya buri muririmbyi. Ahanini icyo ngicyo nicyo tuzamukumburiraho. Hari ijambo riri muri Bibiliya mu byahishuwe ibice 14 umurongo wa 13 havuga ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu ngo baruhuke imihati yabo kuko imirimo ijyanye nabo ibakurikiye. Mama Fina yakoze imirimo myiza cyane kandi koko iramukurikiye. Nta kindi rero tumwifuriza n'iruhuko ridashira aruhuke mu mahoro anezerewe ari impande y'umwami wacu. Jeffrey Kayigi Mama Fina mushiki wanjye ariko kubera imyaka n'indangagaciro ze yabaye n'umubyeyi. Ikindi kandi nuko iyo twaganiraga cyane cyane turi twenyine bikaryoha yanyitaga ngo umwana wa. Nitwa Lydia Madame Kayigi cyane Mama Girene. Mama Fina yari muramukazi wanjye ariko n'ubu ni umubyeyi wanjye. Kuganira nawe byari bitanze ishema rikomeye n'umunezero cyane. Wagiraga icyo umubaza kugusubiza kwe akakubwira ati reba muri Bibiliya igitabo runaka akakubwira n'umurongo gusomewe neza witonze. Yari inshuti ikomeye kuko akabazo kose no kurera umwana warindaga kumubaza ati mbigenze ariko nk'umunyarwandakazi ufite umurongo udasanzwe uko nibarutse abana banjye babiri yasaga mu bitaro
akanzanira indabyo nziza. Icyo gihe kera nta ndabyo zatangagwa, ariko we yabaga azifite mu rugo akaza azinzanira zitatse. Muri rero ibyo byose biba ari byiza, n'ubu ngubu tuzahorana ishimwe rye cyane. Ikintu gikomeye kuri njyewe ni uko agaciro ke yagashyiraga ku bunyarwanda cyane, bukahora bufatanye n'ubukristo. Nta gutandukanya ibyo bibiri yigeze agira. Mama Fina tuzamwibukira ku bintu byinshi cyane. Twabanye kuva kera, ni birebire, ariko hamwe navuga ingenzi cyane ni muri 1963 ubwo nigaga Ishyogwe mu mwaka wa 7. Baje kuba Ishyogwe, umugabo waje gukora mu ivuriro rya misiyoni. Ubwo nari muri interna, ariko ngasa n'uri ni muhira. Wajyaga iwabo akagufata neza ukumva utahava. Hari byinshi tuzamwibukiraho, kandi twamwigiyeho amasomo tuzakomeza mu buzima bwacu, cyane cyane tubivuze mu magambo make. Indangagaciro tubona muri Bibiliya yazivanye muri Bibiliya azishyira mu buzima bwa buri munsi. Yari umuntu watwigishije, twigiyeho, kandi tuzakomeza ibintu byo gukunda, ibintu byo kugira neza ku bantu bose, ibintu byo kubabarira abantu bose. Hari byinshi byagaragaje yuko yari umuntu ukomeye mu byo kwizera, kandi nibyo byamushoboje no gukora ibyo yakoze. Hari umugabo w'umunyamerika witwa John Maxwell yanditse igitabo yise Learning from the Giants, ngo twigira ku bihano abantu bakoze ibintu by'ubutwari mu kwizera. Uyu munsi icyo gitabo wagisubiramo, Mama Fina nawe yabonamo umwanya we. Yari umuntu ufite kubaho nk'uko Bibiliya ishaka, yatweretse yuko bishoboka. Hari amagambo tubona mu gitabo cy'umuhanuzi Mika, igice cya 6:8, havuga ngo icyo Uwiteka gushakaho ngo ni ugukunda, kubabarira, ni ukugira neza, no kugendana n'Uwiteka Imana yawe wicije bugufi. Uwo ni Mama Fina. Hi everyone, this is Amanda. I'm Mama Mukuru's oldest grandchild, her very first grandchild. I think we've always had a unique relationship. Of course, being far, I live in Canada, and also having a language barrier, it's always been difficult to have full-on conversations with her. But I always tried my best, and I think that's all that mattered. She really, really, really appreciated it. So it's one of the things where I'll always remember she never judged me, and she just always wanted to, be the person who I am, and she loved that. So that's just one of the things where I'll always remember her. I think one of the memories that I'll always, always remember, it might be odd, it might be weird for a lot of people, but she let me have my first pet. I'm a pet person. I love cats. I love dogs. I own a dog. I've owned dogs. But we lived with her years ago in Kigali, and I remember asking my mom that I wanted a cat, and she was like, you have to ask Mama Mukuru. And I was like, oh my God. But she knew how much it meant to me, and she let me own a cat in her home. So that's just one of the funny memories I'll always remember. When I think of Mama Mukuru, my grandma, the first thing that comes to mind is all the songs she would teach me and her other grandchildren when we were young, especially that song, it just brings me joy to think of those songs, to think of sitting in her living room and singing and clapping with her, and the way that she wanted us from a very young age to see the beauty in everything and the Lord, and to raise us in His Word and in the Gospel, and the way she inspired us to love fully and to love everyone regardless of who they were, and to show compassion and to care, and the way that she showed that in everything she did, the number of lives she touched and sacrifices she'd made for others, putting others before her, is something I'll always associate
that and her beautiful voice and her love for us, her grandchildren, that you could see how big her smile was every time any one of us walked through her gate. It would be the happiest moment of her day. And it was the happiest moment of our day to see her as well. And we're remembering her and all that she taught us and all the love she gave us. Nitwa Raoul Ntwari wa Rutayisire wa Murekezi. But I miss Mama Mukuru. The thing that I miss the most with Mama Mukuru is when we were young children, we used to go to her house, and remember she used to pray for us. Yes. And there's a way she used to pray, and it would control the whole room, and you would feel the Holy Spirit there. And she had this special relationship with God that it felt like it was a best friend relationship, and that is something that we all aspire to have with God. I also miss the songs. Yes. But I miss the stories too. I miss when she would just find us playing and tell us to sit down, and then she would tell us about any story of the Bible. And that was just amazing. The most important lesson that I've learned from her is something that most of you, she has told you. Muzajye mwubaha Imana. Hi, I'm Gogoro Tabana, Mama Mukuru's grandson. And when I look back on my fondest memories with Mama Mukuru, I remember the summers I used to spend with her with my brothers in Gabo and Ishami. We used to play around all day, have tea in the afternoon. She would pray with us, she would sing with us. And we used to just enjoy the time with her, even though we were young and we were spending a week with our grandma, which was always fun. And I think that the biggest lesson that she taught us was to be thankful for everything, to be thankful for the blessing God gives you, to be thankful for family, even though you face adversity, always just to show thanks. And finally, I think the thing I remember about her most is just the way that she used to remember everything, the way she used to tell us stories about her life with perfect detail, even after all these years. It always used to shock me, but it's really something that I will remember for the rest of my life. She was truly an amazing person, and I hope that she rests in peace. I miss you so much, Mama Mukuru. Much love. Imana ishimwe, Mama Fine namubonye bwa mbere muri 78, icyo gihe nari ngiye Bujumbura, noneho pasiteri Kinyanza antuma kuri Emmanuel Kayitare, arambwira ati nutamubona urebe Helene Murekezi ubutumwa bw'inshyikirizwa ntacyo bitwaye. Umuzungu twari kumwe yaramushakiye, ndamubona mushyikiriza ubutumwa, ariko ntabwo nafashe isura ye ku buryo twari guhurira mu nzira ngo nongere mumenye. Muri 98 tuhurira hano mu giterane cya Magazi Miliyoni, noneho arambwira inka kabiri gatatu agakunda atatu narakubonye ndagukunda. Nta nubwo yibukaga ko twari twarabonanye, nanjye sinari namubonye ngo mwibuke ko sinarafashe isura ye. Nuko akajya amutelefona anganiriza, ubundi akantuvaho mu rugo tukaganira tugasenga, ariko byaje kuba ihozo kuko nabivuga muri 2011 umugabo wanjye yitabye Imana. Icyo gihe yarabimenya ako kanya afata imodoka araza arahasanga, arambwira ati mwana wanjye igikombe ugezemo ndakizi, nanjye nakinyuzemo, komera humura. Arampobera, aransengera, aramfasha hamwe n'abandi bari bahari, turamuherekeza tumugeza muri Nuru. Guhera icyo gihe Mama Fine nambaho pe, akajya telefona buri gihe, agatelefona abana, akabita abuzukuru be, ndetse aza kumbwira ati rero mwana wanjye reka nkubwire ikintu cyamfashije kurera abana banjye, nanjye napfakaye ndi muto. Ambwira ukuntu nzabigenza ibyo yakoze, nanjye arambwira ati ubikora. Kandi koko byambereye umusaruro, byantangiye umusaruro mu bana. Nuko tukomeza kubana, turaganira byinshi, turasenga, ariko aza kumbwira ati rero ujye usengera, hari ikintu nifuza ku Mana. Ndifuza ko itazampamagara Fiona na Diane bakabubaka. Ndashaka ko bazubaka, nkazagenda barubatse. Imana irabikora, tugira igihe cyo gushima Imana. Arongera arambwira ati ikindi kintu kintera ubwoba usengera, ati sinifuza kuzasaza ndi umukecuru wataye ubwenge. Ujye usengera nzasaze ngifite ubwenge bwanjye, atari wa wundi umuntu yinjira ntamumenye, yavuga amagambo akavuga amagambo aterekeranye. Nanjye ndashima Imana yuko ashaje ariko afite ubwenge bwe. Rero twarafatanye, twarahuye, twahuriye Ikigeme nagiye gukorayo ndi umubyaza,
turabana turafatanya kandi none twatanye kandi twabanaga tugahamagarana tukaririmbana tugasengana ibyo ndabishimira ko Imana none yansize yagiye mu ijuru ubu nsigaye hano mu isi ariko tuzongera tubonane icyo muziho gusa ni uko nzi ko yakundanaga n'abandi bantu kandi agakunda gusenga Imana akajya no mu ndirimbo yitwaga cyari ijwi ry'impanda yego baririmbanaga mu ijwi ry'impanda tukanezeranwa twicaranaga mu rusengero intebe yanjye niye byabaga hafi hamwe none yasize yagiye mu ijuru none Imana iri kumwe natwe kandi yajyaga ampamagara akansuhuza nubwo yari ari mu buriri aryamye ariko yansuhuzaga n'ijwi rye nkarimenya nkanezerwa cyane tukaririmbana igice cy'indirimbo none rero yansize yagiye ariko tuzahurira mu ijuru. ngiye kubabwira kuri Bwambanda Helena abandi muzi ku izina rya Madamu Murekezi Mama Fina mwita Bwambanda kuko niryo zina ryabanjirije ayo kandi namumenye mbere twamenyanye mu mwaka w'1947 iwacu ni i Gahini iwabo ni ku Kigeme rero ubwo nagiye kwiga iwabo tubana muri interina ari umwana mwiza umukobwa mwiza wavukiye mu rugo rwa Kristo wubaha w'isuku ukundana n'abandi bana twabanye neza mu mwaka w'1948 iryo shuri ryacu bararyimuye barajyana kurishyira mu Ruhengeri tugezeyo ndabyibuka ko twatangiye twibature turi abana bato sinzi ko twari twasobanukirwa neza ibyo ari byo ariko wumvaga undi mwana aje akagukomaho ati byuka tujye gusenga undi ati byuka tujye gusenga tukagenda mbere buhoro twitonze ko igihe cyo kubyutsa abandi banyeshuri cyabaga kitaragera tukagenda tukajya mu karasi hatabona neza tukicara hari n'imbeho nyinshi dutangira kujya dusenga dutyo igihe cy'abandi banyeshuri cyo kubyuka cyagera inzogera ivuze bakadusanga hahandi tugasengera hamwe ko byari itegeko ko dutangira amashuri twabanje gusenga tubana dutyo mu mwaka w'1950 bo bararangiza bajya iwabo ajya ku Kigeme nanjye nasigaye igewe kurishyira aragenda arigisha arubaka twongeye kubonana mu 1973 igihe mu Rwanda hari habaye imvururu baza bahunze badusanga i Burundi niho twabaye icyo gihe jyewe narahagiye 1958 nubatse Bwambanda yambereye umukobwa mwiza cyane nibuka ko amaze gushaka akabyara yanyohereje agafoto k'umwana we w'uburiza yicaye mu ibesane akina n'amazi icyo gihe telefone zari zitaraza ngo tuvugane kuri telefone ariko hariho iposita ijyana inzandiko aho niho twamenyaniraga amakuru yacu bigeze muri uwo mwaka w'1973 baza badusanga i Burundi bahunze baraza badusanga twaragerageje uko dushoboye kuko nta eglise protesta yari iri aho twari turi ahantu bita mu Ngagara twasengaga dusabye abanyeshuri bo ku ishuri Saint Albert College Saint Albert ku cyumweru kuko batigaga badutizaga karasi imwe dusengeramo igihe cyaje kugera
dusaba uburyo twakubaka ikibanza turiyegeranya. We rero yari afite abantu b'abarundi bagiye bigira Ishyogwe aho yabaye n'umugabo we, ubwo adufasha kubashaka, turiyegeranya dushaka b'abarundi, dukomeza kugira uko dushoboye kugira ngo tubone aho twubaka iyo eglise protesta. Kuhabona ntabwo byari byoroshye, habayeho amanama, byari umujyanama ukomeye cyane, ariko igihe cyarageze baratwemerera tugira ishyaka tubaka eglise y'impunzi, bayitaga eglise y'impunzi. Twakoze uko dushoboye gukurikiza imibereho yose y'idini yacu ya Anglikani. Tugarutse mu gihugu cyacu ntabwo Bwambanda yaretse gukorera Imana pe, kuko hariya iwe mubona niho korali ijwi ry'impanda yatangiriye. Rero korali ijwi ry'impanda ni umwana wa korali vuza impundu yacu yo mu mahanga. Baragize urukundo n'imbabazi zayo n'ubuntu bwayo bibane namwe, bibane n'ingo zanyu, ndetse rwose mugire ibyiza. Kandi ikintu iteka mbaragiza ni ukubaha Imana. Kubaha Imana ni imitima yanyu yose, ubwenge bwanyu bwose, imbaraga zanyu zose, kugira ngo n'ababakomokaho nabo bazagire ubwo butware.